Yesu Kristo ashimwe. Uyu ni umunsi w'169 dusoma Bibiliya. Turimo gusoma igitabo cya Yesaya. Uyu munsi turatangira dusoma ibice 40. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ijwi ry'urangurura. Nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize. Niko Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu. Mukomere, muhabwire ko intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe, n'ibyaha byaho byose ko babihananiwe kabiri n'Uwiteka. Nimwumve ijwi ry'urangurura, ngo nimutunganirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Igikombe cyose kizuzuzwa, kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, n'ahagoramye hazagororwa, n'inzira zidaharuwe zizaharurwa. Maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa, kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Ijwi ryaravuze riti, rangurura, maze habaho ubaza ati, ndarangurura iki? Abantu bose bameze nk'ubwatsi, n'ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bwo ku gasozi. Ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, kuko umwuka w'Uwiteka ubuhushyeho. Ni ukuri abantu ni nk'ubwatsi. Ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Yewe wumvisha i Siyoni inkuru z'ibyiza, zamuka umusozi muremure. Yewe wumvisha i Yerusalemu inkuru z'ibyiza, rangurura ijwi ryawe cyane, rirangurure witinya, ubwire imidugudu y'i Buyuda uti, dore Imana yanyu. Dore Umwami Imana izaza ari intwari, kandi ukuboko kwayo kuzayitegekera. Dore izanye ingororano, kandi inyiturano zayo ziyiri imbere. Izaragira umukumbi wayo nk'umushumba, izateraniriza abana b'intama mu maboko, ibaterurire mu gituza, kandi izonsa izazigenza neza. Uburyo Imana ikomeye! Ninde wigeze kugeza amazi y'inyanja ku rushyi, akageresha ijuru intambwe z'intoki, akabona indengo yajyamo umukungugu wo ku isi, agashyira imisozi mu gipimo, n'udusozi akatugera mu minzani? Ninde wigeze kugenzura umwuka w'Uwiteka, akamuhugura nk'umugira inama? Ninde yigeze kugisha inama, kandi ninde wigeze kumwigisha, akamwereka uburyo bwo guca imanza zitabera, akamwigisha ubwenge, akamuha uburyo bwo kwitegereza? Dore amahanga ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi, agereranywa n'umukungugu ufashe ku minzani. Dore aterura ibirwa nk'uterura abantu akantu gato cyane. I Lebanoni ntihaba inkwi zo gucana zihagije, kandi n'inyamaswa zaho ntizashyika kuba igitambo cyoswa. Mu maso ye amahanga yose ni nk'ubusa, kuri we abarwa nk'ubusa, ndetse ari hanyuma y'ubusa. Nuko rero Imana mwayihwanya nande, cyangwa mwayigereranya n'ishusho ki? Dore igishushanyo kibajwe, umucuzi abanza kukiyaza, umucuzi w'izahabu akagiteraho izahabu, akagicurira imikufi y'ifeza. Umutindi utabona ituro ringana rityo ashaka igiti kitazabora, maze akishakira umukozi w'umuhanga wo gushinga igishushanyo kibajwe kitazakuka. Mbese ntimwamenye kandi ntimurakumva? Ntacyo mwabwiwe uhereye mbere na mbere? Uhereye igisi yaremewe ntacyo mwasobanukiwe? Iyo niyo yicaye hejuru ku rusenge rw'ijuru, abaturage bo mu isi bameze nk'ubuzukira. Nibamba ijuru nk'inyegamo, ikaribamba nk'ihema ryo kubamo. Ibikomangoma ikabihindura ubusa, n'abacamanza bo mu isi ikabahindura ibitagira umumaro. Ni ukuri niyo bagiterwa, ni koko niyo bakibibwa, kandi igiti cyabo niyo kigishora imizi mu butaka. Imana ibahuhaho bakaraba, umuyaga wa serwakira ukabayora nk'ibishingwe. Nuko rero mwangereranya nande twahwana? Niko Uwera abaza. Nimwubura amaso yanyu murebe hejuru, ninde waremye biriya, agashora ingabo zabyo mu mitwe, zose akazihamagara mu mazina?
kuko afite imbaraga nyinshi akagira amaboko n'ububasha, nicyo gituma nta na kimwe kizimira. Yewe Yakobo, Isiraheli, ni iki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyiha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Yesaya ibice 41. Gukomera kw'Imana n'intege nke z'abantu. Mwabirwa mwe, nimucecekere imbere yanjye, abanyamahanga basubiremo imbaraga nshya, bigire hafi bavuge, maze duterane tuburane. Ninde uhagurukije uva iburasirazuba akamuhamagaza gukiranuka ngo agere ku birenge bye? Amugabije amahanga, amuha gutwara abami, abagabiza inkota ye ibahindura nk'umukungugu, abagabiza n'umuheto we abahindura nk'ibishingwe bitumurwa. Arabirukana akahanyura amahoro, anyuze mu nzira atigeze gukandagiramo. Ninde wabikoze akabisohoza, agategeka ibihe uhereye mbere na mbere? Ni njyewe Uwiteka, uwa mbere n'uw'imperuka, ndi we. Ibirwa byararebye biratinya, impera z'isi zihinda umushyitsi, abo ku mpera z'isi bigira hafi baraza. Umuntu wese yatabaye umuturanyi we, akabwira mugenzi we ati komera, maze umubaji akomeza umucuzi, uhwika akomeza ucura, akavuga ngo ibyuma twabiteranirije neza, maze akabikomeresha imisumari ngo cye kunyeganyega. Ariko weho Isiraheli, umugaragu wanjye, Yakobo natoranije, rubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye, weho nahamagaye nkagukura ku mpera z'isi no mu mfuruka zayo, nkakubwira nti uri umugaragu wanjye, naragutoranyije sinaguciye. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo, nkubwire nti witinya, ndagutabaye. Witinya Yakobo, wa munyorogoto we, namwe bagabo b'Abisiraheli, ni njye uzagutabara. Niko Uwiteka avuga, kandi ni we Uwera wa Isiraheli, umucunguzi wawe. Dore nzakugira umuhuzo mushya w'ubugi ufite amenyo. Uzahura imisozi ukayimenagura, n'udusozi ukaduhindura nk'ibishingwe. Uzabigosora umuyaga ubitumure, umuyaga wa serwakira ubitatanye. Nawe uzishimira Uwiteka, wiratane Uwera wa Isiraheli. Abakene n'abatindi bashaka amazi bakayabura, ururimi rwabo rukagumwuma. Njyeweho Uwiteka nzabasubiza, njyeweho Imana ya Isiraheli sinzabahana. Nzazibura imigezi mu mpinga z'imisozi n'amasoko mu bikombe hagati. Ubutayu nzabuhindura ibidendezi by'amazi, n'igihugu cyumye nzagihindura amasoko. Mu butayu nzahatera imyerezi n'imishita n'imihadasi n'ibiti by'amavuta, kandi mu kidaturwa nzahatera ibiti by'imiberoshi n'imitidari n'imiteyashuri bikurane, kugira ngo barebe, bitegereze, batekereze, bamenyere hamwe yuko ukuboko k'Uwiteka Imana ko kubikoze, kandi yuko Uwera wa Isiraheli ari we ubiremye. Nimushinge urubanza rwanyu, niko Uwiteka avuga, muburane imanza zanyu zikomeye, niko Umwami wa Yakobo avuga. Nibazane ibigirwamana byabo bitubwira ibizaba, nibivuga ibyabayeho uko bimeze, tubitekereze tubimenye amaherezo yabyo, cyangwa mutubwire ibyenda kubaho. Nimuduhanurire ibizaba hanyuma tumenye ko muri Imana koko. Nimukore ibyiza cyangwa ibibi tubirebe, twumirwe twese. Dore ntacyo muri cyo, kandi ntacyo nicyo mwakora. Uwabahitamo ababaye ikizira. Ngira uwo nahagurukije aturutse ikasikazi, dore araje avuye iburasirazuba, akambaza izina ryanjye. Azakata abatware nk'ukata urwondo,
cyangwa nk'uko umuntu umubumbyi akata ibumba. Ninde wabivuze ubwa mbere ngo tubimenye? Cyangwa ninde wabivuze kera ngo tuvuge ko ari ukuri? Ni ukuri koko nta wabivuze, ni ukuri nta wabimenyekanishije, ni ukuri nta n'umwe wumvise amagambo yanyu. Ni jye wabanje kubwira Isiyoni nti dore ngabo, kandi Yerusalemu nzahatuma intumwa yo kubabwira ubutumwa bwiza. Kandi iyo ndebye muri bo ubwabo mbona nta muntu, nta n'umujyanama wabasha kunsubiza mbabajije. Dore bose imirimo yabo ni ubusa kandi nta kimaze. Ibishushanyo byabo biyagijwe ni umuyaga kandi n'imivurungano. Yesaya ibice 42. Umugaragu w'Uwiteka. Dore umugaragu wanjye ndamiye, uwo natoranije umutima wanjye ukamwishimira. Mushyizeho umwuka wanjye, azazanira abanyamahanga gukiranuka. Ntazatongana, ntazasakuza kandi ntazumvikanisha ijwi rye mu nzira. Urubingo rusadutse ntazaruvuna kandi n'urumuri rucumba ntazaruzimya, ahubwo azazana gukiranuka by'ukuri. Ntazacogora, ntazakuka umutima, kugeza aho azasohoreza gukiranuka mu isi, n'ibirwa bizategereza amategeko ye. Umva uko Imana Uwiteka ivuze, yaremye ijuru ikaribamba, yabambuye isi n'ibiyivamo, abayituramo ikabaha umwuka, kandi abayigendamo ikabaha ubugingo. Njyewe Uwiteka naguhamagariye gukiranuka, nzagufata ukuboko, nzakurinda nguhe kuba isezerano ry'abantu, no kuba umucyo uvira abanyamahanga, no guhumura impumyi, ukabohora imbohe, ugakura ababa mu mwijima mu nzu y'imbohe. Ndi Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Dore ibya mbere birasohoye, n'ibishya ndabibamenyesha, mbibabwire bitari ibyabo. Nimuririmbire Uwiteka indirimbo nshya n'ishimwe rye uhereye ku mpera y'isi. Nimuririmbe mwabamanuka bajya ku nyanja mwe, n'ibiyirimo byose, n'ibirwa n'ababituyeho. Ubutayu n'imidugudu yabwo birangurura amajwi yabyo, n'ibirorero bituweho n'Abakedari n'abaturage b'i Sera baririmba ijwi rirenga bari mu mpinga z'imisozi. Ibyo nibyubahe Uwiteka, byamamaza ishimwe rye mu birwa. Uwiteka azatabara ari intwari, arwane ishyaka nk'intwari mu ntambara. Azivuga arangurure ijwi, ababisha be azabakoreraho ibikomeye. Dore nacecekeye, narahoze ndiyumanganya, noneho ndataka cyane nk'uko umugore uramukwa asamaguza asemeka. Nzarimbura imisozi n'udusozi, numisha ubwatsi bwose, kandi imigezi nzayihindura ibirwa, n'ibidendezi nzabikamya. Impumyi nzaziyobora inzira zitazi, nzinyuze mu tuyira zitigeze kumenya. Umwijima nzawuhindurira umucyo, imbere yazo n'ahagoramye nzahagorora. Ibyo nzabibakorera kandi sinzabahana. Ariko abiringira ibishushanyo bibajwe bazasubizwa inyuma. Ababwira ibishushanyo bibajwe bati muri imana zacu, bazakorwa n'isoni cyane. Mwabipfamatwi mwe nimwumve, mwampumyi mwe nimurebe mwitegereze. Hari indi mpumyi atari umugaragu wanjye, cyangwa hari ikindi gipfamatwi atari intumwa yanjye ntuma? Kandi indi mpumyi atari umuyoboke wanjye? Kandi hari impumyi atari umugaragu w'Uwiteka? Areba byinshi ariko ntiyitegereza, amatwi ye arayazibutse ariko ntiyumva. Kubwo gukiranuka kwe Uwiteka yashimye kogeza amategeko ye no kuyubahiriza. Ariko aba ni abantu banyazwe ibyabo bagasenyerwa, bose batezwe ubushya kandi babahisha mu nzu y'imbohe. Nabo kujyanwaho iminyago, ntawe uriho wo kubakiza. Nabo kunyagwa ibyabo, ariko ntawo kuvuga ko babisubizwa. Ibyo hari ubitegera amatwi muri mwe, akumva ibyo mu gihe kizaza akabimenya. Ninde watanze Yakobo ngo ajyanweho iminyago, kandi Isiraheli akamuha abanyazi? Ntusi Uwiteka se, uwo twacumuyeho? Kandi ntibemere kugendera mu nzira ze, ntibumvire amategeko ye. Icyo cyatumye umurohaho uburakari bwe bugurumana n'intambara zikomeye, bikamutwika impande zose kandi ntabimenye. Ibyo byaramutwitse ariko ntiyabyitaho. Yesaya ibice 43. Abisiraheli bazacungurwa,
ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isiraheli aravuga ati witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isiraheli, Umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa w'incungu, Etiyopiya n'i Seba nahatanze ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba wo kubahwa, nanjye nkagukunda. Nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Ntutinye, ndi kumwe nawe, nzazana urubyaro rwawe ndukuri iburasirazuba, nzagukoranya ngukuri iburengerazuba. Nzabwira ikasikazi nti barekure, n'ikusi mbabwire nti wibimana. Nzanira abahungu banjye bave kure, n'abakobwa banjye bave ku mpera y'isi. Nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumpesha icyubahiro. Ni jye wamuremye, ni jye wamubumbye. Sohora impumyi zifite amaso n'ibipfamatwi bifite amatwi, amahanga yose akoranywe, amoko yose aterane. Hari abo muri bo babasha kutubwira bakatwereka ibyabayeho? Nibatanga abagabo batsindishirizwe, cyangwa se bumve bemere ko ari iby'ukuri. Mwebwe n'umugaragu wanjye natoranije muri abagabo bo guhamya ibyanjye, niko Uwiteka avuga, kugira ngo mumenye, munyizere, munyitegereze ko ari jye. Nta mana yambanjirije kubaho kandi ntayizamperuka. Njye ubwanjye ni jye Uwiteka, kandi nta wundi mukiza utari njyewe. Ni jye wabwirije iby'agakiza kandi ndakiza, ndabigaragaza, kandi muri mwe nta yindi mana yahabaye. Nicyo gituma muri abagabo bo kumpamya ko ari njyewe Mana, niko Uwiteka avuga. Kandi koko uhereye aho umucyo wabereyeho ndiwe, ntawe ubasha gutesha ukuboko kwanjye. Ubwo nzakora umurimo, ninde uzankoma mu nkokora? Uwiteka Umucunguzi wanyu, Uwera wa Isiraheli aravuga ati, ku bwanyu natumye i Babuloni, nzamanura abaho bose ari impunzi, ari bo Bakaludaya, bazahunganwa n'inkuge zabo biratanaga. Ni jyewe Uwiteka Uwera wanyu, Umuremyi wa Isiraheli n'Umwami wanyu. Umva ibyo Uwiteka avuga, ari we waremye inzira mu nyanja, agacisha inzira mu mazi menshi, agasohora amagare n'amafarashi. Ingabo n'intwari baguye hamwe ntibazabyuka, bazimye nk'uko bazimya imuri. Ibya kera ntimubyibuke, kandi ibyashize mwe kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Inyamaswa zo mu gasozi, ingunzu n'imbuni bizanyubaha, kuko ntanga amazi mu butayu, ngatembesha imigezi mu kidaturwa, kugira ngo nuhire ubwoko bwanjye natoranije, abantu niremeye ubwanjye, ngo berekane ishimwe ryanjye. Ariko Yakobo we, ntabwo wantakiye, Isiraheli we, waranzinutswe. Ntabwo wanzaniye amatungo yawe magufi ngo ntambire ibitambo byoswa, kandi ntumpesheje icyubahiro ibitambo byawe. Sinagukoresheje umurimo w'amaturo, kandi sinakuvunishije kunyosereza imibavu. Ntiwatanze ifeza ngo ungurire ibihumura neza, kandi ntiwampagije ibinure by'ibitambo byawe, ahubwo wankoreye ibyaha byawe, wamvunishije ibicumuro byawe. Ubwanjye ni jye uhanagura ibicumuro byawe, nkakubabarira ku bwanjye, kandi ibyaha byawe sinzabyibuka ukundi. Nyibutsa tuburane, shinga urubanza rwawe, kugira ngo utsindishirizwe. Sogokuruza wa mbere yakoze icyaha, n'abigisha bawe bancumuyeho. Nicyo kizatuma nsuzuguza abatware n'ubuturo bwera, kandi Yakobo nzamuhindura ikivume, Isiraheli nzamuhindura igitutsi. Yesaya ibice 44. Idusezeranya umwuka wera. Ariko rero noneho umva, Yakobo mugaragu wanjye, Isiraheli natoranije, Uwiteka wakuremye akagukuza uhereye ukiri mu nda, kandi ari we uzajya agufasha, aravuga ati, witinya Yakobo mugaragu wanjye, Yeshuruni natoranije. Uwishwe n'inyota nzamusukiraho amazi, nzatembesha imigezi ku butaka bwumye. Urubyaro rwawe nzarusukaho umwuka wanjye, n'abana bawe nzabaha umugisha.
bazamera nk'uko imikinga ku migezi imerera mu bwatsi. Umwe azavuga ati ndi uw'Uwiteka, undi aziyita izina rya Yakobo, undi aziyandikira ku kuboko kwe ko ari uw'Uwiteka, yihimbe izina rya Isiraheli. Uwiteka umwami wa Isiraheli, Uwiteka nyiringabo umucunguzi we aravuga ati ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, nta yindi mana ibaho itari njye. Ninde uhwanye nanjye uzahamagara akabivuga akabitunganyiriza uhereye aho nashyiriyeho bwa bwoko bwa kera? Ibiza kuza n'ibizabaho nibabivuge, mwe kugira ubwoba ngo mutinye. Kera sinabikubwiye nkabigaragaza, namwe muri abagabo bo kumpamya. Hariho indi mana ibaho itari njye? Ni koko nta kindi gitare, ubwanjye sinkizi. Isuzuguza ibishushanyo bisengwa. Abarema ibishushanyo bibajwe bose ntacyo bamaze, ibintu byabo by'umurimbo ntacyo bizamara, ndetse n'ibyo batangaho abagabo ntibireba kandi ntacyo bizi. Nicyo gituma bakorwa n'isoni. Ninde waremye ikigirwamana agacura igishushanyo kibajwe kitagira umumaro? Dore bagenzi be bose bazakorwa n'isoni, abanyabukori babyo ni abantu gusa. Bose nibateranire hamwe bahagarare, bazagira ubwoba, isoni zibakorere hamwe. Umucuzi yenda icyuma akakivugutira mu makara, akagicurisha inyundo, akakirambura n'ukuboko kwe gukomeye. Nyamara iyo ashonje acika intege, atanywa amazi akabaho. Umubaji w'ibishushanyo arega umugozi, akagiharatuza ikaramu, akakibaza n'imbazo, akakigera cyose nk'icyuma kigera, akagishushanya n'ishusho y'umuntu, kikagira uburanga nk'ubw'umuntu, nuko kikaba mu nzu. Yitemera imyerezi n'imizo n'imyera, akihitiramo igiti kimwe mu byo mu ishyamba, agatera igiti cy'umworeni, imvura ikakimeza, hanyuma kikazaba inkwi umuntu acana. Umuntu azajya aza akendeho inkwi zo kota, yendeho n'izo gutara umutsima, akibazemo ikigirwamana, akiramye, agihindura igishushanyo kibajwe, agipfukamire. Ingere yacyo imwe ayicanisha umuriro, indi ngere akayokesha inyama, akayirya agahaga, kandi acyota akavuga ati ararararara, nshize imbeho mbonye umuriro. Maze ingere yacyo isigaye akayigira ikigirwamana, aricyo gishushanyo cye kibajwe, akagipfukamira, akakiramya, akagisenga ati nkiza kuko uri Imana yanjye. Ntacyo bazi, ntacyo batekereza, kuko yabahumye amaso ntibabashe kureba, ikabanangira imitima ntibabashe kumenya. Ntawibuka, ntawumenya ngo ajijuka avuga ati ingere yacyo imwe nayicanishije umuriro, amakara nyatarisha umutsima, nyotsaho n'inyama ndayirya. Mbese ingere yacyo isigaye nayihindura icyo kuziririza, ngapfukamira ingere y'igiti? Uyu muntu arya ivu, ayobejwe n'umutima wibeshya, ntabasha gukiza ubugingo bwe, ntarushye yibaza ati mbese icyo mfite mu ntoki si ikinyoma? Nuko Yakobo we, Isiraheli we, wibuke ibyo kuko uri umugaragu wanjye. Ni jye wakuremye, uri umugaragu wanjye. Isiraheli sinzakwibagirwa. Neyuye ibicumuro byawe nk'igicu cya rukokoma, ibyaha byawe mbikuyeho nk'igicu, ngarukira kuko nagucunguye. Ririmba wa juru we, kuko Uwiteka yabikoze. Rangurura wa kuzimu ko hasi we, nimuturagare muririmbe mwa misozi mwe, nawe shyamba n'igiti cyose kiririmo, kuko Uwiteka yacunguye Yakobo kandi azibonera icyubahiro muri Isiraheli. Uwiteka umucunguzi wawe ari we wagukijije uhereye ukiri mu nda aravuga ati Uwiteka ni jye waremye byose, mbamba ijuru jyenyine, ndambura isi. Hari uwo twari turi kumwe, indagu z'abanyabinyoma nzihindura ubusa, abaruzi nkabatera ibisazi. Nsubiza inyuma abanyabwenge, ubwenge bwabo nkawuhindura ubupfu. Uwiteka ari we ukomeza ijambo ry'umugaragu we, agasohoza inama z'intumwa ze. Avuga iby'i Yerusalemu ati hazaturwa, akavuga iby'imidugudu y'Ubuyuda ati izubakwa, kandi nzubura imyanya yaho yabaye amatongo. Abwira imuhengeri ati kama, nanjye nzakamya imigezi yawe. Kandi avuga ibya Kura ati ni umushumba wanjye, azasohoza ibyo nshaka byose.
akavuga iby'i Yerusalemu ati hazubakwa, kandi avuga iby'urusengero, urufatiro rwawe ruzashyirwaho. Imana ibahe umugisha, tuzakomeza ejo. Mugire umunsi mwiza, ndabakunda mu izina rya Yesu.